Yego murakoze, nitwa Jean Shombosho, ndi umukozi w'ikigo cyitwa Skills Driving and Language School. Dukorera hano i Remera mu Giporoso, utaragera kuri Feruje uvuye Prince House hafi na KFC neza. Yego. Rero tugiye gusubiza ibibazo by'abantu benshi bagiye batubaza bigera muri 5 n'ibitari 6 bagiye batubaza bari kutubaza se ikibazo cya mbere umuntu yatubajije se ishuri Skills Driving and Language School itandukaniye he n'ibindi bigo. Ikibazo kiza cyane no kuvuga ngo ubusanzwe ishuri Skills Driving and Language School aho itandukanye n'ikindi kigo, ni ikigo gisanzwe gitanga ubumenyi mu gutwara ibinyabiziga ndetse n'amategeko y'umuhanda. Mu gihe abantu benshi bazi ko umuntu abona pozwari isomesha igitabo cyangwa se anyuze ku zindi mbuga nkoranyambaga, twebwe rero turigisha neza ndetse tukanigisha neza gutwara ibinyabiziga. Akarusho umuntu wese ufite perime cyangwa se ushaka iyo pozwari aba agomba no kwiga n'icyongereza, igifaransa, igishinwa, ikidage n'izindi. Mu yandi magambo tunigisha indimi ku bantu bose bafite izo perime cyangwa se ku bantu bifuza kwiga izo ndimi, kuko twaje gusanga mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko abantu bafite ibyangombwa ariko batazi kubikoresha bitewe n'abagiye gusaba akazi cyangwa se mu byo kwita kwa applyinga mu gukora ako kazi. Rero biba bigoye ko wagira perime ya A urumva ni ubumotari, cyangwa se perime ya B urumva ni ugutwara abagenzi n'ubushoferi, cyangwa se ya D1 cyangwa se D ariko ukaba wifite utazi kuvuga icyongereza, igiswahili, igifaransa cyangwa se izindi ndimi zagufasha kuba mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Bituma rero tuvuga tuti twebwe nka company tuzigisha ibinyabiziga, tunigisha n'indimi ku bantu bose bifuza kwiga izo ndimi iwacu. Ego niyo nicyo kintu nasa nko gusubizaho ko ari wambashije ngo tutandukane n'izindi company. So rero biragoye yuko wasanga twebwe duhuje n'izindi company, kuko twebwe icyo twakwemereye uvi iwacu ari uko gishyizwe mu bikorwa. Reka turebe ku kibazo cya kabiri. Umuntu yatubaje ngo se ishuri ryanyu Skills Driving and Language School ubusanzwe mukorera hehe? Ariko ikintu gisubije ndi kwivuga mu kanya, dukorera hano Remera neza mu Giporoso utaragera muri Feruje uvuye Prince House. Ego hano neza hafi na KFC. Duteganye na Kamageni na Giporoso neza, turateganye kwa no mazu y'ubucuruzi no dukorera. Ndizere ngo yasubijwe. Ikindi, ese iyo umuntu aje kwiga iwanyu mu certificate cyangwa se impamya bumenyi igaragaza yuko ibyo bintu yabyize, ni ikihe cyizere se mutanga ku bantu bashaka kwiga perime kugeza babonye uruhushya rwa burundu? Ikibazo kiza cyane. Ikintu cya mbere twasa nk'abasubizaho ngaho kuri iki kibazo rumbajije, dutanga certificate ku bantu bose bifuza kwiga icyongereza n'izindi ndimi. Certificate tudatanga ni zino international cyangwa se zino twita ngo ni DEF, TEF, IELTS, TESOL Canada cyangwa se twita ngo ni TOEFL, izindi cyangwa se Duolingo cyangwa se PDE. Izi ntabwo twe tuzitanga, ariko turazigisha ukwezi kumwe ufite wabona amanota meza cyane bafatiraho. Ego hari ama training center akorerwa ibyo bizamini, wenda nka British Council cyangwa se izindi test center zikoresha ibyo bizamini. Twero turabice tukabohereza aho ngaho kujya kwakora ibyo bizamini. Noneho ku muntu rero warize mu Rwanda bisangwa ashaka certificate y'icyongereza, igifaransa, nta kibazo turabafasha cyane. Ibyo ni ibintu dusanzwe dukora nta kibazo. Ndetse nko ku bantu bashaka gukora certificate wenda y'ikidage, y'igishinwa, turabohereza cyane gukora ibizamini, nta kibazo turabikora. Urakwigisha ukwezi kumwe 2-3 ukajya gukora icyo kizamini. Ikindi, ku bantu bavuga ko bashaka gukora icyo kizamini no mu ikidage bashaka certificate nko kubayo cyangwa se guturayo, tubohereza kuri Goethe kuko babarizi iwacu neza amezi 3 bafite urugero rwo bakora urwego cyangwa se level ya A1 na A2. Yes, kubijyanye na perime, amafaranga twishyuza ku munyeshuri kategori A cyangwa se B cyangwa se C cyangwa se D cyangwa se F, ayo mafaranga atagaciro ubonye perime. Byumve neza hano hantu. Nuvuga ngo niba uduhaye 100 byo kwiga imodokari, uzayigiramo kugeza ukoze ikizamini. Nukora ikizamini ugatsindwa kubera umwaka, birashoboka ko wakibagirwa sentire kandi warigishijwe umwaka ukwezi kose, ushaka kwakibagirwa ikinyoteri kandi akigishijwe ukwezi kose,
izo ni impamvu zakubaye birashoboka ko watsindwa. Iyo utsinzwe usubiramo nta yandi mafaranga uduhaye, donc kwihugura ku buntu nta yandi mafaranga utanze, kereka amafaranga y'ibizamini ya polisi mutanga kubera ko amafaranga ntabwo ari ya company, ari ana ya polisi cyangwa se n'ay'igihugu, ni umusoro wa leta nk'isanzwe. Yego, bisobanuye ko icyo tukwemerera rero hano iwacu ni ukuvamo ubonye iyo perime nk'uko twabisobanuye hejuru. Iwacu muri Skills Driving and Language School ni ukubera ko twe twemerera umuntu ikintu akavamo akibonye. Yego, aha reka ndizera hano musobanukiwe. Reka dusubire ikindi kibazo cya nyuma, nubwo nabonaga ari byinshi ariko reka dusubize bino byonyine. Undi yatubajije ngo ese umwihariko w'abarimu wanyu ndetse no gutsindisha bihagaze gute? Ikibazo cyiza. Ni ukuvuga ngo umwihariko w'abarimu bacu, icya mbere njye ndi umwarimu, nubwo ndi umukozi w'ikigo Skills Driving and Language School, ndi n'umwarimu wigisha neza amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga. So ni urugero rwa mbere ntere. Icya kabiri, umwarimu akora akazi ashinzwe kubera ko ibyo bintu bari bahuguriwe 100%. Ntabwo duha umwarimu ubonye perimejo cyangwa ejo bundi kujya kwigisha abandi, oya, duha umwarimu akazi n'umuntu usanzwe gukora ako kazi. Ikindi, dukora mu buryo ki uwo mwarimu akora akazi ashinzwe kandi akabikora mu nyungu za company. Icyo impamvu twita ko tuvuga ko umwarimu atanga ubuhanga n'ubudangarwa bw'ikigo n'ubuhanga bwe abo uwo munyeshuri. Niyo mpamvu tubasaba kuza rero buri munsi. Yego, ndizera hano musobanukiwe neza. Ubwo rero icyanyuma ndi kubona hano ikindi kubona ariko umuntu dushaka yadusanga he? Urakoze cyane. Ku mbuga nkoranyambaga. Yego, nuvuga imbuga nkoranyambaga zose zikoreshwa mu Rwanda turazikoresha, yaba kuri YouTube twitwa Skills Driving, Skills Rwanda, yaba kuri TikTok ni Skills Rwanda, yaba kuri Facebook ni Skills Rwanda, yaba no kuri Instagram ni Skills Rwanda. Aho hantu hose twitwa Skills Rwanda. Iyo rero company yacu ifasha abo bantu ibyo bintu byose. Ikimaze mu Rwanda ni ukugira ngo guteza imbere urubyiruko no guteza imbere kwikura abantu mu bukene, ku bantu bafite amaperime babuze akazi no ku bantu badafite perime bakeneye akazi. Ku bantu bafite perime babuze akazi, icyo tubafasha nka Skills Driving and Language School, bafashwa guhugurwa ibinyabiziga neza, hanyuma bakaba bavamo abarimu bo kwigisha abifuza izo perime. Yego, murakoze cyane, ndizera musobanukiwe neza. Njye nitwa Shumbushoja, nasubizaga ibibazo mwagiye mubaza mwese kuri social media ndetse n'ahandi hantu hose hatandukanye. Twebwe rero ishuri ryacu cyangwa se intego yacu ni ukwigisha umuntu watugannye kugera ku rwego rw'uko ibyo yize nawe yabyigisha abagenzi be. Turning runners into readers. Turning runners into readers. Ibintu wigishijwe iwacu muri Skills Driving and Language School, uba ugomba no kujya kubyigisha abo usanze kuri tele cyangwa se kuri field. Murakoze cyane.